turahera ku bateguye sasa. Muti bimeze bite? Filime bayise ngo iki byo byose turaje tubirebe. Gihanga Films Entertainment Limited abangaba na bateguye ba mbere ndetse na host designer. Abangaba nawe uzababona baradesigninga ikintu cyose uhereye ku byo mubona. Aha. Noneho filime ntago yateguwe n'umuntu umwe, narabibabwiye. Amashyo stu nukuvuga ngo ntago ibingibi ari bya bintu ugenda ugasanga filime ngo yateguwe n'umuntu umwe ngo ayikinamo ayigaraguramo ari kamera arayandika. Oya filime yamenwemo amafaranga n'abantu batandukanye. Reka tutangire, barakwereka gutangira ni muri karitsiye Teramind Pro. Ari hano ndaje nukuvuga ngo ino filime nirangira hari abantu bari buze kubasuhuza. Bano bantu bose muri kugenda mubona bari buze imbere babasuhuza. Producer na wundi Mbonyimana Karidinari ni mumuzi muraza kumubona. Barakwereka rero mu gutangira dutangiranye na karirimbo. Nyirako na warahari muraza kumubona. Ni King Park akubwira ati ndi mu nzira ndetse na Queen Esther. Karirimbo ka hip hop dutangiranye hakuno ni mu mujyi. Bimeze bite rero? Director King Park urabona bateguye bo ni benshi. Filime iratangiye. Uwo yanditse na wundi bamwita Joe. Uwo nguwo ubona nyine ufite amadrede. Hakuno dutangiranye n'abagabo babiri. Urumva? Hakuno baganira arimo na karirimba arangije amukubita chance acaho. Karidinari mu gakote dore ngo My Day agafilime niko bakise. Umunsi wanje. Umunsi w'umuntu wamugendekeye ute? Buriya na impamvu filime bayise gutya nabyo uraje ubibone ni mukanya. Dutangiranye hakuno muri umuntu uticanira ikibiriti bakamucanira ujye umenya ko uwo muntu arenze. Hari abantu baba batikoraho kakubwira ataho kugira ngo ngena nishime akajya kwishima ku gikuta akikubaho nka kumwiheneza ibigenza adashobora kwikoraho. Hakuno dore ntabwo uyu muntu aba yikoraho. Hari abantu baba bamukora akabwira ati nshimira inyuma mu byano mu mugongo. Dutangiranye hakuno ni amatabi. Mbibutsa ko ibintu muzajya mubona muri filime ntimukabyigana. Hano nta muntu mutoya uhari. Itabi ririca. Bo twatangiranye nta jambo turumva. Mwihangane filime mukurikira mwitonze kugira ngo muze gusobanukirwa. Hakuno hari ufite urushakoshi avayo. Ufite urubriefcase avayo. Tereka hasi. Rangije mugenzi we arabanza aramwongorera. Wabyumvise? Musaza iki tugenza murakizi nuko filime itangiye. Abantu bakinjira nimugire ngo mwatanzwe. Mva rero nabo dutangiranye hakuno barabanza bazana dore amafaranga. Harimo buriya rero amafaranga barayo mu Rwanda na za Burundi. Hari abagira amadolari, hari abagira amashiringi. Buriya ntabwo wavuga ngo ari amafaranga ni amadolari. Oya hakuno kumva umugabo ni umwicanyi. Dore igipimo shaka ari umupfu. Uranyumva? Sasa wibuke dutangiranye hakurya n'abandi barimo baritama amatabi n'amayoga. Umugabo barangije kandi bamwishyura mu madolari. Dolari arangije amafaranga. Urabizi abantu b'abasore babonye amafaranga ahantu bahita bamanukira muri Azdo. Bamuhaye avance. Bahaye nanjye amafaranga uwo n'undi. Namwe icyo nyine murakiza umugabo mwita Skype. Urumva? Boss gake boss abaryamiye amajanja
nta wizeye undi nabarara. Ati umuntu ayirwa mu bantu bahigwa na polisi mpuzamahanga. Urumva nashaka kuza gukora akazi neza neza cyane, sibyo? Hariya mwihangane nari mbibye. Hakuno yari utanze amafaranga. Icyo nyeneye nanjye murakizi. Mwihangane ni impande zombi. Nakurenze iminsi 3 boss, ave. Uyu muntu ni umunyabyaha ukomeye, arayigwa na polisi mpuzamahanga. Witonde. Inshuti yanjye Jo, tuba turi kumwe ikunda kunywa itabi. Ati naramuka duhuye nansabe ikibiriti cyo kunywesha itabi, wohita wica umuntu. Urumva umugabo nshaka impyiko n'imyijima bigishyushye, ntabwo ari ibyo kurya, ntabwo ari ibyo gutogosa. Kwa kundi nyine ubumva ngo umuntu ngo yarwaye impyiko ngo bagiye kumujyana mu Buhinde bamuhindi, aba ari y'undi muntu. Iyo utamufite rero hari izo bagura. Mubizane bigishyushye bikimeze neza ku buryo bikoreshwa akazi. Urumva boss? Hakuno tukira mu bwenge. Ati umushuti wanjye bita Jo naramuka, ati naramuka atansabye ikibiriti cyo kunywesha itabi, icyo gihe uhita urasa. Amafaranga ngayo andi muzayabona nyuma y'akazi, mugende munshakira imyijima. Sasa umugabo atanze misiyo, bamushakire imyijima, bamushakire n'impyiko. Urumva n'ibintu by'udusenda baboye byose, urumva ibintu byo mu nda nyine. Nizere ko akazi uri buze gukora nk'ibisanzwe, bivuze ngo uyu mugabo ntabwo ari ubwa mbere bamuhaye akazi, ntabwo ari ubwa mbere. Tugaruke hakuno, hari uwerekejwe imodoka imbere izindi inyuma, imodoka nziza cyane, iriya bayita Volkswagen, harya niko bavuga Volkswagen. Ariko ubwo ni mu Kidage, mu Kinyarwanda bavuga Volkswagen, ariko ubundi mu Kidage ntabwo wabamo inyuguti ya wa. Hakuno abaduro bamaze guha akazi, imbunda ahita atangira kuyitunganya. Ni sniper bamubwiye ati umuntu tuba turi kumwe natansaba ikibiriti agiye kunywa itabi uhita urasa umuntu. Bategereje umukire, bategereje umuntu bagiye gukorana bizinesi, ariko nanone bamugambaniye mbere ngo bagomba kumwica keretse umwe nasaba ikibiriti. Urumva? Katurebe sniper hakuno imbunda arayitegura, arimo arayitunganya. Haruza buriya ujya utinya umuntu uvuga ati njyewe imodoka imwe ijya imbere indi ikajya inyuma, akagendamo hagati umutekano arimo nanjye, aba ari umuntu udasanzwe. Abagabo barareba ku isaha, umugabo ntabwo arahagera. Ubanza uyu mugabo ari we bategereje. Dore ngo buriya umubosi aza nyuma. Iyo muhanye gahunda n'umuntu, ukeneye undi niwe uzinduka. Ababosi banywe ngo nari nabanje kujyana abana ku ishuri savi, ngo ntegereje amasaha 2. Urivumbura se ujye wivumbura ku muntu uguhemba ute? Barahura hakuno, dore umugabo mbere yuko ava mu modoka. Umutekano ni munange boss cyane, umutekano. Uyu mugabo ninde? Wibuke bajya gutanga misiyo yo kumurasa. Uyu mugabo na hano mumuzi, bamwita Pike Production. Avayo yanakongeje, biriya nibyo bita gutwika. Rero gutwika ibihaha, kandi kugira ngo umenye ko uyu mugabo urumva
sinzi mba mbona abagabo aribo bakora akazi neza, ariko iyo umuntu atangiye kujya azanamo n'abagore haba harimo n'ikindi kitari umugabo uburyo atambuka agaragiwe ibyuki. Abasore ba Kanyama bateruye icyuma, dore ubugabo hakuno abo bagiye guhura nabo bavuze ngo bamuraze, ararokorwa n'ikibiriti gusa. Kugera hakuno baramwiteguye, bafite ivarisi nawe afite indi, mufite abamutwaza. Muri iki kwereka ko umuntu yagezeho na telefone ntago yitwaza. Oya, hari abantu baba baza savi ko tubonye hari umuntu ugushaka mu mureke. Abaje ni muri bizinesi, havayo Kanyama banza twereke ko imari muyifite. Hakuno abandi barate sniper yibuka arahari, bose imari irimo. Hakuno dore kureba amafaranga, uzi ko we amafaranga murebe amafaranga na dududu ni oje. Barabanza bagasuzuma bakareba ko utabatuburiye akiva muri banki. Buriya abantu nk'abagabo b'ibyebe ntabwo bashobora gukoresha amafaranga umwoherereza ukanda akanyenyeri cyangwa kuri konti. Oya, abakeneye kashi ku buryo nta muntu uzigera umenya ko anatunze amafaranga yaracukuye ahantu yataba, nuko barara bahaha. Hakuno uko bagurana ndagira ngo witegereze, hari sniper bamubwiye ati wowe kora gutya mu ikote, bahita baziva mwihangane uriya ndamwizeye, kumbe ni ikibiriti. Wibuka sniper bamubwiye ngo naramuka abonye basabye ikibiriti mbere yo kunywa itabi akaza ahita agahagarika. N'abandi bari baryamiye amajanja, isasu ryari rigiye kuvuga hakuno asaba ikibiriti. Ubwo asabye ikibiriti ni amahoro. Umugatsata niba ugiye kugura inyanya n'intoryi nuko abantu bagura, urabanza ukamwereka nawe akakwereka. Abo bantu ndaje mu kanya babaha akantu. Basaza mureke tunywa akantu, ibintu bigenze neza, imari arayitanze, amafaranga arayabonye. Izi nzoga nanjye narazinyweye nka Karidinali, ko ngiye kugurisha mixeri waje ukansinyira. Inzoga z'abagabo niko bazita, sibyo ko hari n'abagore twazisangiye. Hakuno niba business igenze neza bakaba baguze neza mu mahoro, banywa akantu. Nyamara y'umugabo ngo Interpol cyangwa se polisi mpuzamahanga iramuhiga, n'aba ngabo bakorana business barabizi. Dore amafaranga. Hakuno Jo buriya sinzi ukuntu agurira abakobwa gusa, upfa kuza ugaseka baguha akantu. Wowe n'uriya mwana bamuha akantu. Akudo mwabibonye, John wa muntu mwamwirirwanye inyota yabakubise, nango nukuri nta n'atanu mfite. Akibona umukobwa ahita aguza kuri mokash. Hakuno dore amafaranga barayafite, iwangu ndebera amafaranga hakuno yose cyane. Hakuno abagabo baba bari muri diru z'amafaranga gusa. Sheri ndebera sha, aya nayo turayariye. Hakurya dore bosi, ibyo kumurasa byavuyeho, amafaranga nayo turayafite. Ibihumbi 10 by'idolari ubona ibyo bagezemo. Byiza cyane. Mfasha gutya. Ibyo bivamo bari guserebura bavuye muri business bibarira amadolari yabo. Tugaruka ku rundi ruhande hari uri hano. Uyu mugabo ntago mumwibuka,
bamuhaye akazi baramubwira bati ndashaka impyiko, urumva n'imyijima bigishyushye, havayo kumbe impyiko kugira ngo uzibone bafite n'abaganga bose. Iki muri abantu imibiri yose yarangiritse, ni nko kujya kugura impyiko za Savimba, amayoga bari abantu bararangiye bose ngaho. Niko abantu bamwazanye muracyabafite aho. Nabo bose nimba imibiri yabo yararangiye nta kintu tubakuramo, mu bice. Iryo ni itegeko. Uyu mugabo yarazi ko abantu bagiye kubavanamo ingingo z'umubiri, none ngo abo bantu bose ngo bararangiye. Ibaze nawe, urumva impyiko z'umuntu wamaze nko kwandura ka gakoko ntacyo ziba zikimaze. Impyiko z'aba bantu bose barwaye mabaga, nta muntu muzima usigaye. Hakuno kumbe dore bose kobwa ukuntu atunyura imbere agenda yinyonga boshye inyambo, ndashona. Karidina wanga ukurya neza haze ubigenza ute? Icya mbere si imbaraga n'amafaranga buriya. Ibyo dukora turabizi twebwe. Abasore ni mungu buriya biba byiza, mushatse mwakora akazi hakiri kare. Iyo utegereje amafaranga uyabona akanyabugabo karashize. Hakuno abagabo nubwo bafite amafaranga baba bafite ubwoba, baba baryamiye amajanja agakomye ahita akora ku mbunda, kuko nabo bayabona mu buryo bubi cyane. Karidinari ni inshuti yanjye, nimugire ikibazo rwose, icara hasi tuganire. Abagabo baranywa, abagabo bafite amafaranga yabo, nta muntu bahagaze hejuru. Ntabwo ari bya bintu usanga umuntu arwaje hakuno arongorero. Sasa ibintu ntibibacange. Babandi bavuze ngo imibiri yabo yarangiritse ngo nta kintu bamaze, tayari bahise babarasa. Ibe karo watanze itegeko, bamaze kubarasa hari undi wagiye ku ruhande. Ndagira ngo witegereze witonze, kubera ko ahantu ugomba kuhumva. Hari uwagiye ku ruhande bamaze kurasa abantu, arahamagara. Urakoze cyane Daniela. Telefone nakubwiye umugabo bamuzaniraga telefone ntago akagendana. Boss yego, ari foto nkwerereje kuri telefone yawe. Ndabizi neza iyo foto nkwerereje niyo umukobwa wawe. Umukobwa wawe bamwishe rwose. Umugabo baramubwira ati reba ifoto nkwerereje ndakeka ari umukobwa wawe bamwishe. Arangije undi aramushimira, aracicika iryinyo kurindi du. Niba mwana we bamwishe, umugabo yagarutse ahindutse isura. Umugabo yagarutse, kandi uyu mugabo ngo ni icyebe, polisi mpuzamahanga iramuhiga. Ninde umwiciye umukobwa sasa? Ninde umwiciye umwana? Yagarutse agahinda, acitse intege, ababaye. Ndabuye n'umubaye, ahangaha ntabwo waba ukinywa icupa ngo rimanuke, urumva? Ibyari ibyishimo dore ngo biraba agahinda. Wangwa bayikira. Ndabuye yarababaye abura amahoro, abaye iki boss? Umva Karidina. Inyoni bayivanye mu cyari cyayo bisobanuye iki? Shatse kuvuga iki? Bari abantu babaha akantu ariko bishyurira. Babaha akantu bashoboye kwishyura. Umugabo yarababaye, yaravuze ngo inyoni bayivanye mu cyari cyayo. Inyoni barayaruriye tu.
umva abasore nyuma y'imyaka ingana gutya batumye ngaruka mu kazi uri umaze imyaka 20 witsimbye mufite akazi sasa ndagira ngo munshakire umuntu unyiciye umwana oya ntago bishoboka bose ati mvuye downtown umugore wawe n'umwana bameze neza kandi muri iki gihugu nta muntu wakora ku mwana wawe ibyo bintu ntago bishoboka ifoto bamaye sa irabeshye si umwana wanjye wapfuye nta kuntu Joe yarababaye Joe yarababaye sasa amaze kubabara atangira kwibuka kumbe Joe umwana wa boss uretse urebe mukanya yarari kumwe n'ibindi byuki nka Vena ariko burya n'umwana wa boss arashya gato mwibanga rikomeye cyane hakuno kumbe mubababaye uyu nguyu ntago yavuga agahinda umugabo abuze umwana we kumbe Joe nawe uwo mwana burya kigeze kwaca zara navuga ngo kigeze kwacara ubu simbizi nimba uko kanangana ariko hari ibihe bagiranye uko byamera kose baranyweye du hakuno mu bantu bababaye Joe harimo cyane uyu mukobwa yapfuye nyamara ndagira ngo wibuke yapfiriye mu bantu n'ubundi bari bagiye gukuramo ingingo z'umubiri zo mu nda n'ibikimpyiko bagiye kuzigurisha amara mu gufata abantu bagiye kuvanamo ingingo bajyaniye mu mwana wa boss mufite akazi wa boss wenda bamushimuse ariko ntawamenye ko yapfuye aya barimo barabeshya ntabwo umwana wawe yaba yapfuye ariko mfite abasore banjye twabohereza we duha itegeko gusa webwira abasore bose bajyeyo abashoboka bose menya amakuru atariho ivumbi kubera ko babigizemo uruhare bose ndabashaka ari imirambo mu barangize mwe mubikore vuba umugabo arivugiye ngo inyoni ivuye mu cyari mu mwitege ibyo agiye gukora kugeza n'ubu ngubu ndabizi murakibaza impamvu filime bayise My Day sibyo My Day bivuze ngo umunsi wanjye buri muntu agira gahunda y'umunsi we masomo niyo muntu numvise ngo saa moya ni byeri saa tatu ni umunsi gahunda y'umunsi ni byeri ubundi akora akazi ngo ari uko yabuze icyo akora yagize irungu nibwo akora akazi waba umuntu uvuga ati uyu munsi ndajya sasa tugaruke ku bari mu mapenzi uyu mukobwa ntabwo mumuzi we hakuno hari umusore banza afunge rasi uyu mukobwa bamwita Maya Pati ufite indirimbo nziza kumba umusore hakuno ni siripurize yaporoporeje muri kaburimbo yego ku mana yanyu buse uko poropoza aragira ngo urebe dore mwene ngango yawe acaho impeta atari yayishyira mu neza bayijaburamo itari yagera mu rutoki caho ibi nibyo bituma nta poropoza ariko uzi kujya kwiporoporeza hakuno ko yajyanye n'igisambu barirutse bugera nijoro do wa muginga we umuntu ntago azibira mu mahoro hakuno nijoro barongera bacaho sasa umujura uyu munsi wanguye impeta n'indyango urye n'amafaranga ariko sinzi ko ari buyatsindire meta reka tujye mu mitsi sasa mwene ngango
inkokora hakuno hakuno bari mu mibare ifi barabanza bararigonda yewe mujura hakuno wangu nibye nabi iminsi y'umujura buriya ngo bari 40 uretse sha ntago ndazi ahita avanamo imbunda sasa musaza wapi jyana manuka hasi ngabo kumbe mbona arangije arongera caho umugabo ni umujura impeta barayitwaye yaragiye kwiporporeza sheri impeta barayitwaye nawe ujya undebe uyu nguyu nawe n'undi musore dutangiranye ari kumwe na sheri we ni ukuvuga ngo ndagira ngo nibize kubacana hari uwatanze akazi Skype kugira ngo bamuzanire imibiri y'abantu sibyo mu kujya gushaka imibiri y'abantu biciyemo umukobwa wundi mugabo uhigwa ngo n'ibihugu bigiye bitandukanye wakoze ibyaha byinshi ariko akaba yaramaze imyaka 20 yaravuye muri ako kazi ibyo bidahagije hari n'abapfumu tugaruke hakuno abantu bafite ibibaraga by'epfiriya hakuno haraba nimba baterekera nimba bagira bati nimba ari ukubandwa sinzi hakuno gusa abo bantu naho bitegereje bafite ibintu by'ibibaraga mugabo bimaze kwanga impeta barayitwaye yaje ahangaze kuvugana n'abakurambere ngiye nagiye kuvugana n'abakurambere umunsi umwe arambwira ati rero ugomba gutanga igitambo nabaye abantu bagera mu 10 bose babanga abo ngabo n'ubundi turabasanganywe abo ni abacu urashaka kuduha abantu dufite amakuru yawe witwa nde ngaho uvuye yarabanje aritegereza ibintu birangaha do tetamo n'ubwoba n'ibishushanyo bigiye bishushanije ku ruhu rw'abantu urumva bambwiye ko uri umupfumu dore ibi binkuba zirakubita umupfumu ninde ukapfa afite ubwoba ahanura cyangwa mbikwereke we ngaho tubwire muganga rwose mfite umukasiro yatangiye gusobanura njye mfite inyatsi urumva mu buzima byaranze hanze gushya ubwo rero yaraje gushaka iki dawa harya ubwo ni umuti hakuno uyu mupfumu afite uburyo baza akareba hakurya umusaraba wari uri urabanza uricurika mugabagiramo ubwoba burari igihe ujya kuraguza ukicuza icyakujyanye ayiwe agiye biriya bintu baba bashoka ngo ngengo savi ngo ngukorere umuti murakatsindwa n'Imana ye nta muti nshaka sindwaye murakoze bamuhaye umuti kakira n'uyu nguyu uze kukarigataho mbere y'uko uryama murakoze cyane umupfumukazi mwamwumvise ngo genda kandi ntuzagaruke hano urumva byacamo bitacamo ariko we
ngo savime ngo naraguye umusambi waguye ku rugo imusambira nsiga bamba ndahambira. Ibyo bintu muzi ikintu bivuze? Aha, hakuno bamubwiye ngo kamwe ajya agashoreza yihumurizeho, urumva, akandi ngo ajye arigateho ubundi aryame. Aha, arabanza arashoreza, bamubwiye ngo arongera ararigataye. Buriya abapfumu baragufera ngo akira ngo tugwaye ngo amarira y'intare. Ibaze nawe, intare buriya nimba zina rirasimbiye ngo ahenda kubi. Ibaze gufata intare, urumva, ukayizirika ukayikanda intoryi ukayicira ababyeyi mpaka irize ayo marira, urumva uburyo ariko we umugabo bamukubise imiti aragotomera, urumva ikibazo afite n'inyatsi. hakuno mu kageta amaze gufata imiti, ibyo nkoze byose ntibicamo, yewe ngo ibyo mfashe birancika. umugabo amaze gufata imiti umupfumu yamuhaye arirambika kuri bwa bumatora, kariya kamatora mu karebe, urumva, ubundi agatanda kangana gutya ku bashakanye ni keza. buriya uzi iyo mwashwanye mufite za matora kabiri kuri kabiri, wangu ubwo ni ukugenda agaheza inguni hakurya. ariko kano ntantu ntabwo mwabyumva mwe. ko bakamuhaye imiti bigeze hakuno, umugabo atangira dore hakuno imiti, nimba imiti iri gukora ntumbaze. umugabo ko bakamukubise imiti yaragiye ajya mu bizunga arangije rukuruzi y'isi ntigikora, atangira kureremba wagira ngo arongera amanuka hasi ibi ni iki, ibi ni iki? Imbaraga zirakora, mwirebere dore. uko yagakangutse, reka turebe ko imbaraga z'abapfumu zikora. arebye ku isaha ndapfuye. uko yakaryamye yabyutse, buno yakererewe, ni igihe cyo kugira ngo ajye mu kazi. ibyo biraba tugaruke hakuno, dore ibiyobyabwenge barapakira. ushaka kugira ngo ni ifu y'ubugari. hari umugabo uri hano nuko ntamuvuga, ngo yarifitiye agafu nka kariya ngo aje asanga nyina yagasonzemo ubugari. ngo kumbe ubwo yari amamiliyoni dudu barashoreza. hakuno iyo bamaze kwitamo ibikoresho bikaze hakuno baba bagomba no kubanza, urumva, bakajya mu bintu byo kugorora imitsi. abantu banywa biriya bintu numva isambwira ngo usavi ngo ndi kwikora. nimba ari ukwikora nka kumwe umuntu akora imodoka yapfuye, nimba ngo ndi kwikora. twikore se. sasa ibyo biraba birarangira. bariya bakorera amafaranga menshi, amafaranga bamaze kuyabona nta kindi kintu baba bagomba kujyamo, urumva. ubwo nyine urumva uwijuse se nyine n'icyo adakora ni ingumi, imigeri, kandi baranabivuga ngo umurengwe guryana nk'inzara. ibyo biraba hakuno muri asanseri, wangu winsiga. ariko wa mugabo uko yakaryamye akaryamira, feri ya mbere yaje hehe, uyu mugabo amwita Jack yaje ku kazi.
ngwino nyura hano manager ubu ni sangahe? nta bisobanuro nshaka, uzagaruka hashize icyumweru toka. nta bintu byo kuza gukinira mu kazi k'abandi toka. Umugabo yagiye gusaba umuti, bamuha umuti ngo afite inyatsi, none amaze kunywa umuti mu gitondo kare yageze ku kazi bamwirukana. nyakuno abangaba iyo bamaze gufata ibiyobyabwenge urumva bahita bajya mu mitsi do. uretse urebe ko bari mu mitsi. iyo nguyu bimaze kumucanga yaje hakuno aje kureba sheri we. ese kuki uje kundeba utaneguje sheri nahise ubwo ngubwo tuze kumbe dore sheri we umwe yaterera givi maya. sheri uyu musore ninde? ntago muzi kandi ubwo yari ari gutera ivi ejo bundi. sheri ntago muzi, ni ba bantu baba bayobye, ni ba bantu bagura imyenda ishaje. hari abantu muri karitsiye baba bagura imyenda n'inkweto bishaje do. umusore yewe gawe sheri ni ba bantu bagura ibintu bishaje, bagura inyuma basyaga. ewe we umusore duheruka ajya ku bapfumu buriya ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. bamuhaye umuti none ndebera umuti nawe wagira ngo uri kongera inyatsi. ibyo biraba birarangira. tugaruke hakuno umukobwa useka neza cyane. si ntabwo bimumamuye. hakuno paka nawe akomeza twihera imirongo ye uko dukubita imirongo. sheri bimeze biti? wowe uze kuza ngo ufite siripurize mva unteye amatsiko. wowe uze bana rwa rugabo ndagira ngo wibuke. ibyo biraba. uyu mugabo ndagira ngo mumwibuke yiba impeta y'abandi. kumba ari kuri telefone ari guhamagara nawe afite sheri. uko ari kuri telefone ahamagara abwiye sheri we ngo bahure, kumbe hari umureba yamwibiye impeta n'ubundi umuntu yari agiye guporopoza yaramwanze. banyura hakuno kuwa gataro. ihangane buriya bajura ntabwo yahagarara. ihangane mabuja arongera cawo. umugabo arakurikira abonye umujura wamwibye arakurikira. yaze hakuno ayoberwa aho arengeye. buriya kwirukankana umuntu umenyereye karitsiye ntago wamufata. yarongeye amuca mu myanya y'intoki. kugaruka hakuno kubijuse itabi rimaze kuzamuka bari mu ngumi kandi baba bari siriyasi. baba bakomeje ingumi. wangu niyene sheteri iriya niga wangu iriya niga nshyiraho ayanjye hakuno. reka turebe hakuno araba betinga uko imikino baba babetinga. n'ubu ndabizi hano hari abantu babetinze ngo ayiwe hakuno mace ni mace ingumi. umugabo
wangu ari kundisha nashyizeho ayanjye, baramurya ariyo ubetinze nabi barakurangiza. Mwambonye uraturishije. Abapido nshaka kugira ngo hari imbaga ingana n'umucanga byaye. Wangu iraniga ni fake. Imace ziba zihari nyinshi. Hariya wepfa kuba gusa wumva umuntu umwiyongoje arambwira uti baduhe ikibuga. Sasa ibyo byarabaye. Umugabo bamwibiye impeta. Umugabo ntago ari ibyo gusa, agiye ku kazi baramwirukanye. Urumva nkaho ibyo bidahagije, noneho reka urebe uko yagatashye. N'ubundi byanze, ibintu byose byanze, ni inyatsi, akazi kanze, umugabo yaritahiye. N'ubundi se yarajyaye. Ko yagatashye ageze ahangaha iwe, ibi ni iki? Arongera aragaruka. None se nyiribyondo ko mwamfungiranye, none se ubwo icyo utabona ni iki? Arabarandira ndi bateye gutyo ukwezi umunsi umwe, ubu nimwanyihanganira. ariko rwose mwari mubonye none njye ntabwo nsora nishyura cyangwa ugenda. Basi wamfunguriye ngakuramo ibikoresho ikorana n'imbonye akaraka ntajya kugakora. ariko urananiwe mu buhe buryo? ubwo ugiye ushaka gutira ugenda ugakore uhita uzunishyura. Hakuno mabuja bayirira utuntu tw'utubuto, urumva? Ahubwo tugenda utazibaza, yanze no kumukingurira ngo afate ibikoresho byibura ajye gushaka ibiraka. Hakuno hari ababonye amafaranga, abangaba b'amafaranga ntago birirwa bavunika, reka da. Yewe dore ingumi harana hantu ugenda ugasanga umuntu asigaye arya agapapayi akanywa agasupu, kuba atashobora gushikuza inyama, reka da amenyo yashizemo. Noneho umuturage ajya ambwira ngo shango ntago ngo ni aksida ya moto, kumbe moto yahe. Hakuno dore imodoka zimwe nziza, modoka ihenze, kandi nyiri imodoka uri mu modoka ararinzwe, ntabwo ari ugupfa kuva mu modoka uko yiboneye. Uretse urebe hari abantu buriya uko amafaranga agenda aza, abangaba bageze noneho ku ntwaro. Mbere zari ingumi n'imigeri gusa, niba ari amaferabeto, niba ari amatindo, uretse urebe. Hakurya uko bari mu byabo, dore isura. Noneho nkeneye ipasi kugira ngo isura igororoke. Hakuno ku byuma, bari ku byuma, bageze mu byuma, abagabo baba bakomeje. Hakuno urangaye gato ibifu barabyarura. Ewe agatorero barakamena, agatorero niko dore wa wundi wasabye imyijima akaza gupfiramo n'umukobwa wande w'umubosi mukuru cyane, ariko imyijima n'abatumyiriye arateza ingaru. Wibuke ngo abantu bose baragiye gukuramo imyijima basanze umubiri wabo batari bazima, batakikeneye. Ibyo biraba.
hakuno abamotari batambuka subirayo bafite intwaro. hakuno boss aravuga ati nkeneye ibyanjye nabaye amafaranga munzanira ibyo nabatumye ntabwo barabibona. arangije asubira mu modoka. umugabo kandi aragaragiwe araherekejwe. umugabo inyatsi ziracyari inyatsi no mu rugo araje asanga randiredi nyir'ibyondo yashyizeho ingufuri. urumva ubu ngubu ntiyemereye kwinjira mu nzu ye, ku kazi bamucishijeho. sheri yagiye guporopoza impeta barayitwara. noneho nk'aho ibyo bidahagije kumbe sheri nawe yari yifitiye undi sheri. urumva ngabo yaje ahangaha biramuyobera ati nta kundi reka nkore icyo ngomba gukora. yaje ahangaha muri butike. hakuno kwa sisita wa murokore aje kugura umuti w'imbeba. birihutirwa. uretse urebe yaje kugura umuti w'imbeba. buriya muti ntabwo yica imbeba gusa, buriya ngo n'abantu. yaje kugura umuti w'imbeba akira. ko nakugaruriye jyana ngira ibintu. nta bintu agira uyu mugabo. urumva yabuze nayo yishyura nyir'inzu. ariko icyo nzi uriya muti w'imbeba tu. ese umuntu bamusohoye mu nzu, inzu ye irafunze, izo mbeba agiye kwica ni izahe? jyana uzayakore mu bukwe jyana. byibura nywa agacupa ka nyuma. ariko byibura ahisemo neza. buriya nanjye bambwiye ngo wenda ubu nuko navuye ku mayoga, ariko inzoga zangiza umwijima. n'ubundi ugiye kwiyahura se uba uramiramo iki? abangaba bakiri mu mirwano bamaze kumuhamagara baramubwira bati ko mutanzanira imari n'abatumye, muve mu mirwano, muve mu bugoryi, tujye mu kazi. uramubona hakuno hari abasohotse bari kwitamo. uzi umuntu usohoka akanywa inagisha. sasa hakuno ureba hari abasohokeye muri homurandi barimo baritamo, hari ababishwaniramo. ni ukuri hari ababenda gushwanira mu kabari. yaja mpagatsinge. uriya mukobwa uri muri kontwari, ariko buriya nta kintu umubonamo. imana yaramuhaye.
turaziranye bashaka nimero ze mu ndebe. Umugabo yaje ahangaha yakasiriwe ibintu byose ntibivamo, umupfumu yaramubeshya mu imiti ya feke yaja arangije yinywera akabyeri ka nyuma, arabanza areba niba nta muntu umureba, ndagira ngo witegereze, areba niba nta muntu umureba, arangije afata wa muti w'imbebado ashyira muri byeri. Shyira muri byeri, agize gutya arebye kuri telefone. Yego boss. Boss muramabariye ngaruke mu kazi. Sasa bamuhamagaye abura gato ngo nk'umurozi. Kumbe boss nawe arimo aramukata, aramubwira atumva nta kindi turi buvugane, ntago ngiye nshaka umuntu unyicira akazi. Yaragize ngo byibura boss amuhamagaye kugira ngo amubabarire. Urumva? Kwanza nta nubwo ari icyumweru naguhaye mwirukanye burundu iyo nanabimenye kuzanyicira akazi. Urumva? Yabyeri hari umuntu waje ahangaha yasinze Kazizi. Yasinze burara abantu basinda, mwagiye mureka kunywa byerisa abantu. Yaje kuri bwa burozi hakuno Kazizi aragotomera, yarangiye ari kugenda irabyera arya sinjye wayisize hariya aragotomera uburozi bw'abandi. Uyu nguyu bamaze kumukatira agarutse n'umugeni, reka n'ubundi munywe, n'ubundi nta myaka 1000, reka ntahe. Agarutse inzoga yagiye se kandi ahindukiye abona wa mugingo wamwibye impeta, ari guteretesha impeta ye do. Mugingo wantwariye impeta, kumbe ari umaze kunywa inzoga y'abandi, maze kunywa inzoga y'abandi munda biranga mugabo azana ifuru. Mugabo abiri ifuro. Sasa nagira ngo witegereze kakabari kamwe ahantu bari kunywera, ahantu heza cyane muri etage ho murandi, bari kuzamuka esikariye do, ntago mubabona, hari bari kuzamuka esikariye baza muri kakabari. Iyo wibye impeta y'abandi do, muginga urajya guporopoza ku mpeta yandi, wamujura batari bafatanamo. Icyo gihe amasasu yaravuze, wibuka aba babahaye akazi. Sasa ibaza nawe kujya gushaka abantu bafite impyiko nzima, ukajya guhigira mu kabari abantu bari kunywa amayoga do. Mbere na mbere banza fata telefone zabo. Aba bagabo nta kindi kintu bashaka, bakeneye abantu bo kujya gukuramo ingingo zimwe na zimwe mu mibiri yabo, imishyiko, umwijima, arya n'imitima byose. Cyane wa mukobwa sha mwiza wakoraga muri kontwari cyane baramufata. Uretse uyu yipfishije, ari kwipfisha pfisha kuba umugabo yariye uyanyweye umuti w'imbeba. Ushaka gutoroka mu murasi. Urumva ariko abarara duhuza amaso nkurasi. Nuguhuza amaso ijisho barimeneramo, itara bararimena. Uyu nguyu kwanza yagize gutya bacunga ku jisho, cunga ku jisho cao, bari kumuporoporeza mu kanya wari utorotse. Isasu gutoroka hano nta mikino, abo bagabo barica. Bari baje kumuporoporeza w'umurandi, burari ifoto nziza na stade igaragara. Urumva ibyari guporopoza dore ikivuyemo.
abagabo baje bakeneye abantu, ni ukubabaga nta kinya, urumva, bagasiga umubiri w'igipamara bakajugunya bamaze gukuramo kira kita, muginga mu muhambire sha, muhambire imigozi. Kinga ntago yumva araryama sha, uyu bahambira n'ubundi wayifuzaga gupfa tu, bamugiriye neza n'ubundi bamwica. We muginga we hasi se we, hakuno dore wa mugabo w'umujura wari waje kwiporoporeza, haguruka agiye kuguporopoza. Ubwo muba mubibonye cyangwa hakuno yazanye imbunda, ariko shaka ufite dorirari ibintu by'ibitabi n'ibiyobyabwenge mpaza bayita modo, ari gukoza imbunda ku mukobwa akihumuriza. bose ari umunsi ahumura, tereka urushyi wanjye, urushyi mu bwari nk'umugabo ajya gucongesha Kinshasa ateze indege, hari umukozi ikosa isaso mu mutwe, wa mujura wajya kujya kwiba ngo propose sheri, nuko bamusinzirije. we buretse sha, uriya kwica umuntu abapfuye ubusa, udatwaye imibiri, udatwaye impyiko, udatwaye umwijima. Biriya bintu bibaho buriya, nimugire ngo bibaho, wenda mu Rwanda ntago birahagera, wenda hari abantu baza bakabashuka muzaze tubarangira akazi i Burayi. Hari n'umukobwa nabonye utanga ubuhamya ngo yagiye mu gihugu cya Omani, ngo agezeyo, ngo urumva ni byamfura mbi byose, bakajya ngo hasi hejuru. ngo yabaga mu rugo ngo rurimo ngo papa ngo n'abana b'abahungu be ngo nka Veni, ngo bose kandi. Hakuno tugaruke ku bari iriya bayita ngo iki, mayigeri. Ikintu cya mbere umugabo akeneye ni amafaranga. Yava he buriya amafaranga ngo amera kimwe, urumva? Waba uyakorera gukoresha mikoro, urumva? Muku kwanjye utunzwe wenda banagiye kuvuga utunzwe na mikoro, waba uyakorera mu kiyede sha, uko uzaza hano byerigura kimwe, ntago bitayeho wayavanye. Ntango zikura umukobwa ari kumukuramo ibifuwana. Hakuno reka dutoroke, abagabo dore ngo barihambura, babahambiranyije ari babiri, dore ngo barihambura. Witegereza witonze, dore inyama bari kuzivanamo neza ntabwo muzibonye. Zina ntabwo ari zimwe zo kwa Mucoma, izi ni iz'abantu. Yarumva Joage ngo hano ngo mugira zingaro nziza, kumba abatorotse badore kuno bari mu myitozo, badore abagabo bari mu myitozo. Ibaze nawe kujya gukora ikosi ngo uzibesha, abandi bakora ikosi kugira ngo barwanirire igihugu, barinde umutekano, bacunga umutekano. Buriya kurindira abantu umutekano no kubarinda umutekano ni ibintu bibiri bitandukanye, urumva? Bamwe bajya ku ikosi kugira ngo barindire abantu umutekano, abandi kugira ngo bawubarinde, bawubambure. Abagabo hakuno bari mu myitozo kandi bakomeje. Wayibonye? Yego sha. Turabona we nuhura na leta uzashobora kubyitwaramo neza. Hari abatorotse saza, mu gihe bari mu myitozo hari abatorotse bavayo. Nabona abasore kumbe hakuno mugabo bamunigana ifuri ijosi bahita barigubanya. Buriya uyu mugabo bamwiba mwabibonye, yagerageje kwirwanaho nawe ntago yoroshye.
gake gake hakuno Kararisa bamunigani gake hakuno to bari mu myitozo ntago bazi ko bagenzi babo bamwe bamaze kugera hasi imyitozo bari mu myitozo n'ukantu k'urusimbi nabona abantu bafite amafaranga baba bararenzwe bya bindi muvuga ngo reka dukine ikarita ngo umaze kunsinda 2 nta mafaranga ariko sha hakuno ina bahita rimwe isasu ndahindukiye bumva isasu twatewe ova hakuno wangu ni itabi cyangwa twatewe niko ako kanya amasasa aba menshi ibi nikira murinde boss bahita bamwuzuraho boss ntabwo yemerewe gufata arahemba abantu abaje nta mikino kumbe mu bantu bashimuse harimo indwanyi batorotse sasa biragenda biti kera hakuno nyiri itabi rya kera vuba jinga we watorotse kira hasi komba rangaye gatoya umutwe w'isekurume hasi isasu mu mugongo ntatinzamo ntabwo ari gupfa kwica aba bantu barakenewe hakuno bobo wangu ibi niki twatewe boss nagasiga imari baco boss gake genda gake boss duhunge twatewe ni batayo kumbe n'abantu babiri boss acaho nibaducike babonye umuntu bari kumubaga bamuvanamo ibifu babyiboneye n'amaso yabo hakuno uko bahunga irya kaguru buretse sha narangije mu mutwe nta mbabazi ko baco boss na sheri we ngabo boss na sheri bari guco bahunga batewe sheri hakuno aritambika yitangira boss umuntu kwitangira abarimo rukundo umugabo yarababaye ariko nta kindi yakora arongera afata imari acaho imari ntahujya ako nagiye kurasa biranga isasa rikwebye rifata mugenza kumbe yarutaga beruka mukubita imiti mu bapfumu umugabo yarutaga yewe bamumenye itara umugabo yagiye gukanguka icyuya cyamurenze yewe bapfumu n'ibiki bampaye sasa wenda avuyeho John nanjye narose nshafite amafaranga none nakangutse nararyaho na make yewe yarakangutse ibi n'ibiki arose itara barimena ijisho bari ibi bibahora kangutse agize gutya isaha iracyari yayindi bivuze ngo n'ubundi yakererewe ku kazi nimba ari bukajyemo yakererewe saa 3:00 ibyo bibaye tugaruke ku bamuhaye umuti imiti bamuhaye numbaze ngo ni ibiki yakangutse kangutse isaha yayindi uko yagakangutse rebye
ba bandi bamuhaye imiti do baba bari kugenda bishakira. Buriya hari ibintu byinshi munyuraho mutazi ngo ibi byatsi bivura iki, mutazi ngo ibi byatsi bikora iki. Urumva? Ushaka dawa, uri tayari gutanga igitambo. Ikibazo wasanga bamufite n'ubundi baramujya yaragiye kera. Hakuno baba bazi ibyo bashaka, genda yirebera, areba ibyatsi gake gake yakuramo ibyo akeneye do ngo bashaka imiti. Nabibabwiye, buzi ko umuntu akubeshya ngo ufata igufwa ry'umuyaga, urumva, ngo aka ni akagufwa k'umuyaga, ngo aka ni akabuye ko mu nyanja, ngo amarira y'intare, amasayi ngo barayagira. Hakuno umugabo uko yagakangutse, ibi ni ibiki? Kandi nagira ngo wibuke bamuhaye umuti baramubwiye ngo ntuzagaruka. Abapfumu ujya guteza ingaru ngo nese ngo ibyo mwambwiye ko bitabaye, ngo ahubwo ushaka ko tugusubizayo cyangwa tuguteza abakurambere. Hakuno bari kwishakira imiti. Buriya mu Kinyarwanda ntabwo bavuga guca umuti, ntabwo umuti bawuca, babyita guhamura. Urumva? Ariko noneho aba bantu nabo abapfumu b'iki gihe bafite n'utuntu tw'udutelefone shato twa iPhone bakoresha utuntu tw'ikoranabuhanga. Sasa umugabo yaramagaye, namwe mu byiyumvire. Wumve sasa ari kumubwira ati narose ibintu biceceka sha, wari wabona iki? Iyo umuntu ungana gutya kubwira ngo ceceka wakana we, uzi ko ushobora gusanga uyu mukobwa afite imyaka nka 200. Sasa nagira ngo wumve amagambo neza. Aramubwiye ngo biriya ni inzozi, noneho ugiye kubicamo neza biba bya nyabyo. Noneho biriya byari inzozi wowe ubonye. Urumva? Noneho ati kandi ntagihindura ikindi, ibikubaho birakubaho. Ibaze nawe, hari umuntu atangira kwicuza icyamujyanye mu bapfumu. Yarangije ewe transporo iwabo waduje umuturage buriya ngo ni Ikibungo. Arambwiye ngo udutaro twose ngo niho duparika, ngo bagira sitasiyo ngo aho tunywera ibyo bintu. Urahazi? Ni ukuri. Kanya kiraro wakomanze, filime ubu nibwo itangiye. My day, umunsi w'umugabo ntabwo mubonye uko wagenze. Aha, uriya mugabo mubonye umunsi we uburyo watangiye n'uburyo warangiye. Umunsi wanjye filime niko bayise, ni nayo mpamvu sasa barakwereka haciyeho iminsi mike. Nayo iminsi mikeya hakuno wari uhambiriwe iminyururu, hambiriwe ku gatebe yicaye, itara barimene nako hejuru y'ijisho. Sorry, none dutangiranye. Uko dutangiye kandi hari abandi bantu bakuno bari kwikoranabuhanga bameze nk'abari gukora iperereza, banditse hakurya barashakisha ababona bande.
hakuno hari umeze nabi dore amaraso, umugabo yakubise dore udukoresho, imakasi, ibyuma, iriya ntabwo ari ponseze, hakuno hari n'amafege, akantu k'agafege, ari uri kwitamo, mu gihe undi ari mu kababaro hari uri kwitamo agafege n'utuntu tw'udukoresho, utwuma dutyaye, urumva. hakuno handitse ati nyakubahwa ni Joe uhageze, bivuze ngo baba batanga amakuru umuntu akiyakira bandikira Joe arahageze, hari uwanditse hakuno Joe arahageze. Ndagira ngo witegereze hakuno karidinali n'abandi bantu nabo ntago baryama, bari mu iperereza. Ndagira ngo wibuke iperereza barimo, hari uwababwiye ngo mutangire akazi, menye ninde wanyiciye umwana. Yakoba duhamagaye ni amahoro, ahubwo si umusizi arimo araza. Hari undi batwereka tutaramenya ninde uri ku ifege idu. Hakuno umugabo witegereza yakubiswe koko, yakubiswe, undi ari ku ifege n'utuntu tw'uturinete, ntabwo akubura nta kintu mabona, utuntu tw'uturinete hakurya ku mufuka, na zana. Banza bamuhuhiraho agatabido. Bari bategereje boss avayo. Pika bagomba kumwereka iperereza rigeze, ninde wamwiciye umwana. Egera hino urebe. Hakuno boss hari icy'ingenzi, shyira kuri screen ya 4 nkwereke. Murabyumva muri hano, ntabwo ndi buvuga amagambo menshi. Ise ari umusinzi niwe wamureze, nyina yapfuye akimubyara. Nyundo! Sasa uko bavuga umuntu w'umugome cyane, ni nako batwereka hakuno ponseze, uko bamuvuga ni nako batwereka akazi aba yibereyemo gake gake, urumva. Niwe wishe nyuma y'urupfu rw'umwana wanjye, ninde ariko? Umugabo kano kantu ntabwo mukarebye neza, urasinze, ntabwo muri kubyumva.
uwo musore ureba bamwita Muzasavini. ya ni ukuvuga ngo igice cya kabiri ubwo pika azaba ari guhiga umuntu wamwiciye umwana sibyo bimuzabure filime ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuvugana igiye kujya no kuri YouTube ku buryo mwese muyireba neza n'abandi mubabwire sibyo filime rero nayigarukiye ariko nanone mwibuke hari n'indi filime igiye gusohoka tugiye kubanza tukabanyurizamo gakeya dukomeza tunatwika urumva komedi hari n'abahanzi yagiye gushya muye muretse gato nimugire ngo birarangiye